Reka nanone nongere ngushimire kandi nguhe ikaze wowe udukunda kandi uduhozaho umutima, ngushimire cyane, nkwifurize amagara mazima, nkwifurize ibyiza byose bituruka ku Mana, Imana yaduhanze. Reka nguhe ikaze kandi nimba warakoze subscribe, ibyo ni akarusho kugira ngo notification z'ibiganiro dutegura byose bijye bikugeraho neza cyane mu bambere. Nguhe ikaze, bana natwe mu nkuru y'uyu munsi tugiye kukubwira. Ntujye kure, nitwa Emmanuel Kanani. Yes, ni umusore umwe uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amaze kwigarurira imitima ya benshi hano mu Rwanda ndetse n'imahanga. Uwo muhungu nta wundi, yitwa Kakajwi. Akaba ari umusore rwose ugaragaza ko afite ubuhanga butandukanye, ugaragaza ko afite ubumenyi n'ubushobozi kuri murandasi. Afite YouTube channel yitwa Kakajwi. Uyu muhungu agize gutya muri iyi minsi, maze aravuga ati yewe rero sinkunda umuntu ubeshya abanyarwanda, sinkunda umuntu ugira umunwa ucakura, ugira amacenga. Reka nze noneho nanjye ngire icyo mvuga, reka ngire icyo nkora, noneho abadukunda n'abadukurikira bagire byinshi basobanukirwa. Aravuga ati yewe ntabwo nemera umuntu ubeshya. N'umwe mu abagabo badasanzwe, navuga ko badasanzwe kuko ntabwo bamenyerewe kuri media zo mu Rwanda. Uyu mugabo yaje akora maji murazizi, yewe hari benshi bazikora, mwagiye mubona benshi batandukanye bakora bino bintu bya maji, aho ashobora rwose kugukorera akantu yatekereje ariko akagakora mu buryo wowe utari buze kurabukwa. Uyu mugabo rero wagiye wigaragaza, w'ubwanwa rwose busa naho bujya kuba burebure, w'inzobe gutya, ukunda gutega udutambaro, akambara imyenda y'abapadiri rimwe na rimwe. Uyu rero Kakajwi yaravuze ati uyu ni umutubuzi karahabutaka. Ndagira ngo rero twinjirane muri iyi nkuru, twinjirane muri iyi saga iri kuvugwa hagati y'uyu mugabo ndetse na Kakajwi. Mbabwire ko ari umwe mu bakoresha urubuga rwa YouTube rwitwa Kakajwi, akaba yibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko inkomoko ye ni hano mu Rwanda, aho yivugiye ko yabanje gukorera kuri TikTok, aho yagiye agaragaza video ze zitandukanye. Uyu munsi akaba yarinjiye kuri YouTube nyuma yo kumenya ko YouTube nayo ishobora kumuha amafaranga atandukanye. Aravuga ati mu by'ukuri ngewe umuntu yagize gutya, arambwira ati nyabuneka ushobora no kuva hano kuri TikTok ukimukira no kuri YouTube, ati naho ushobora kuhakura umusaruro. Yaraje afungura YouTube channel rero yise Kakajwi wacu, nuko iyo YouTube ye ashyiraho video zitandukanye, aho agira gutya akaba yaramaze kwishiraho akamaske mu maso, ku buryo akamaske ukitegereje neza kari mu ishusho y'ingagi. Akamaske yishyize mu maso gatuma abantu bakomeza kwitegereza video ze zitandukanye ndetse no kumuha ibitekerezo bitandukanye. Benshi babanje kumutuka, bamwita kagoryi, bamwita kabwa, bamwita kajiji, bamwita utuzina twinshi nyine tumupfobya, ariko nanone akaba ari umuhanga mu gukora video. Byakugora kureba video ye ngo rwose ube wakupa cyangwa se ube wajya ku rundi rubuga utabanje ngo uyirangize. Akora video rero twagereranya ko zirimo utuntu nyine two gutebya no gusetsa. Ntabwo ushobora kureba video ye ngo mare amasegonda 30 utaraseka. Rimwe na rimwe aho akwereka utuntu dutandukanye, akakubwira ati ndi gucuruza uyu munsi amasambusa, ndi gucuruza amandazi, ariko rimwe na rimwe akajya akoresha amazina avuga ati yemuzu waje ukagura yemuzu, aho nyine avuga utuntu nyine turimo komedi, avuga ati ngiye gutera inzu z'abazungu amabuye, agakomeza akavuga ati ndetse mu by'ukuri umuntu wanzanye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agomba kuzabyicuza. Mu mvugo ye aravuga ati umuhungu tubana yagiye ku kazi, reka nanjye ngire utwo nkora. N'umusore rero mu by'ukuri
umaze gukundwa n'abatari bake nyuma y'urwo rubuga rwe rwa YouTube. Urebye neza video ashyiraho abantu bazireba ari benshi, ariko noneho kuri iyi nshuro yagize gutya, noneho atangira kwibasira umugabo nababwiye udasanzwe uri kuri social media zo mu Rwanda, by'umwihariko YouTube, aho agenda agaragaza ko aha abantu amafaranga. Kakajwi rero aza asobanurira abantu ko mu by'ukuri ari ubutubuzi, atari ukuri, ndetse rwose adashidikanyije akubitira ikinyoma ku mugaragaro, agera ubwo rwose akwereka bimwe mu byo akora, akakubwira ati noneho kugira ngo nkwereke ko biriya bintu ari maji, ahubwo abantu benshi mutari kubitahura ari umujura, ari umutubuzi karabutaka, reka mbikwereke. Arabikwereka rero nawe akabikora rwose, akabikora nk'uko wa wundi yabikoze, mu by'ukuri ukaba utahita ushidikanya rwose ko wa wundi ariho avuga koko ari umutubuzi. Yagiye amuvugaho kenshi rero, uyu mugabo nawe amaze kubona ko Kakajwi yamaze kumwibasira, nawe atangira kujya amuvuga. Gusa ikintu gitangaje ni uko aba YouTube channel, by'umwihariko abanyamakuru, ntago bariho bumva amajwi y'uyu muhungu Kakajwi, ndetse tutabura no kuvuga ko hari n'ibyamamare bya sinema byagiye bikinishwa iyo mikino, aho byagiye bihabwa amafaranga. Urugero twatanga ni uwitwa Kanyombya. Kanyombya muramuzi, Kanyombya wamenyekanye muri filime nyinshi hano mu Rwanda. Kanyombya watangiye kera muri filime zitwaga Zirara Zishya cyangwa se Abasare. Kanyombya umaze kwigarurira imitima n'ukuri y'Abanyarwanda. Kanyombya ufite ijambo rikuru kandi nawe akaba ari mukuru. Ntekereza ko n'umusatsi we wamaze guhindura isura, uruhanga rwe rwose rwamaze kuba uruyenzi. Uyu Kanyombya rero akaba ari umwe rwose mu bagiye bagaragara berekana ko aje guhangana n'uwo mugabo no kumunyomoza, ariko bikarangira Kanyombya yemeye ko uwo muntu ari gukora ibintu by'ukuri. Kanyombya udasanzwe mu bijyanye yewe no gukinishwa filime zitandukanye, Kakajwi ntabwo abura kuvuga ko Kanyombya ari gukina filime, ahubwo biriya bintu arabisobanukiwe. Bidatinze uwitwa Vava cyangwa se uwo bagiye bita imbogo dore imbogo, nawe niko bimeze, yaravuze ati nanjye ndashaka amafaranga, maze uyu mugabo rero araza yerekana ko agiye kumuha amafaranga. Kakajwi yaravuze ati mu by'ukuri ibi byose ni ubutubuzi. Iyo atangiye abereka uburyo agiye kubaha amafaranga, afata akantu kameze agapapuro cyangwa se agakayi. Abantu benshi mwagiye mubona abantu bacuruza udukayi bakubwira ko dufata imbeba, dusa n'utwo. Akavuga ati rero hari ukuntu uriya mugabo akora utuntu tw'amanyanga ntimurabukwe, agafata urukoma noneho akarukata, yamara kurukata utwo dukoma akatugerekeranya, akatwita amafaranga, cyane ko hari abamubwira ati ndashaka amadolari 50, ndashaka amadolari 100, noneho twa dupapuro akatugerekeranya, yarangiza mu kanya gato nk'ako guhumbya agakora utuntu rimwe na rimwe nyine twihuse, aho ashobora kugutera umugongo vuba vuba, aho ashobora kugira gutyo ukabona ari gucisha intoki mu cyo twakwita muri wa mwenda we, akagaruka noneho akwereka ikindi gice. Kakajwi rero akavuga ati kariya gatabo akwerekeraho ko agiye kuguha amafaranga. Ku ruhande rumwe nuko haba hari amafaranga koko yamaze gutegura y'uwo mukino we, ku rundi ruhande agashyiraho za mpapuro, agashyiraho twa dukoma. Iyo ahinduye rero ahindura igice kirimo amafaranga, ukagira ngo mu by'ukuri akoze nyine ibyo wakita ko ari amahirwe aguhaye. Uyu mugabo mbibutse ko ndetse yitwa ngo ni Mahirwe, ni impano y'Imana, akaba ariyo mazina ye abantu bamaze kumenya. Kakajwi rero akomeza avuga ati urugero rumwe yaberetse ukuntu agiye kuguha inote, aho afata urupapuro, noneho urupapuro akarukata neza, yamara kurukata akarutamira. Nimba amaze kurutamira, icyo akora nta kindi nuko aba yamaze kubika inote mu kanwa y'amadolari. Ya note uko yakayishyize mu kanwa niko yiyeranja akamira rwa rupapuro, akazingura ya note yari yashyize mu kanwa, ukagira ngo koko agukoreye ibintu bidasanzwe, nyamara ari ikinyoma cya semuhanuka.
Yarakomeje aravuga ati uyu mugabo ni umutubuzi karahabutaka, atahubwo iyo aza kuba umupfumu bikarangira, cyane ko abapfumu bo mu Rwanda bose bari mu rugaga rw'abavuzi gakondo. Ntekereza ko igihugu cy'u Rwanda atari injiji ku buryo gishobora guha bano bantu ibyangombwa. Niyo mpamvu twakakwiye kumubwira ko yagakwiye kudatuburira abantu, ahubwo akajya mu rugaga rw'abavuzi gakondo, cyane ko mu bikorwa bye anabaserereza, akabatesha agaciro, akababwira ko ibyo bakora bitabaho. Uyu muhungu rero witwa Kakajwi akomeza yerekana ko uyu muhungu ari gutuburira abantu wiswe Mpano y'Imana, aho avuga ati urugero ni ukukwereka ukuntu amazi ayacurika hanyuma akayategeka ngo wimeneka, amazi agahagarara, akongera akavuga ngo ngaho meneka, amazi akameneka. Ibyo byose aba yagiye abibona kandi kuri social media zitandukanye yagiye abigaragaza. Kakajwi rero nawe araza aravuga ati ni ikinyoma, urugero ngibi reka nanjye mbikore. Bigenda gute? Murabona mu by'ukuri natoboye icupa araritobora rwose, akaritobora munsi ukabibona, agashyiramo amazi. Yamara gushyiramo amazi agahita aripfundikira vuba vuba, rya cupa akarifata mu rubavu nkaho nawe ugiteruye nk'ugiye kurinywa, noneho akavuga amagambo ati wa mazi we ngaho meneka, amazi akameneka. Yayabwira ati ngaho hagarara, amazi nayo agahita ahagarara. Aravuga ati mu by'ukuri ibi nabyo yagiye abikora, yabereka ko ari ubumenyi n'ubushobozi no gutegeka, kuko avuga ko ari impano y'Imana, ariko byose ni maji. Kandi nanone aravuga ati buri muntu wese yabikora. Atanga urugero aravuga ati noneho ufata icupa uritobore rwose, uritoboze akantu k'agashinge cyangwa utoboze akantu k'akuma, utobore rwose munsi, ushyiremo amazi vuba vuba, noneho unaritobore mu mbavu. Uritobore mu mbavu, aho mu mbavu rero niho afata rya cupa, akenge kari mu mbavu akajya agafunga agafungura. Aravuga ati ako kenge kari mu mbavu niko gatuma rya cupa rihumeka, kubera ko aba yasize umwanya w'umwuka. Ubwo iyo abwiye amazi ati meneka, ahita arekura ka gatoboro kari mu rubavu rw'icupa, noneho amazi agahita abona ubuhumekero akamanuka. Yavuga ati wa mazi we hagarara, akongera akegeranya intoki agafunga ka gatoboro, bigatuma ya mazi nanone ahita abura umwuka uyasohora, nabwo agahita ahagama mu icupa. Aravuga ati uyu mugabo rero ni umutekamutwe. Ati kandi mu by'ukuri ngewe ntabwo ndi umuhanuzi, nta nubwo ndi umubeshyi, ahubwo ndi kuvumbura umubeshyi ndetse n'ikimenyimenyi bitagiye kure rwose. Uyu mugabo muzumva ikigo cy'ubugenzacyaha RIB kimuhamagara, nyuma y'uko hari benshi azatuburira bakaza gusanga atari ukuri rwose, nibwo muzemera ko ibyo mbabwira ari ukuri. Bivuga ko rero uyu muhungu witwa Kakajwi yibasiye uyu mugabo, nk'uko ku bitangazamakuru byinshi iyo bagiye gutangira guha uyu mugabo ikiganiro, rimwe na rimwe rwose utabura kumvamo Kakajwi, ndetse n'uwo bahaye ikiganiro ari we witwa Mpano y'Imana ntashobora kurangiza ikiganiro cye utumvise Kakajwi inshuro nyinshi zitandukanye cyane. Kakajwi rero yakomeje kugaragaza ko akunda Abanyarwanda, yakomeje kugaragaza ko adakunda abajura, yakomeje kugaragaza ko adakunda icyo twakita ubucakura no kwiba abantu amafaranga. Aravuga ati mu by'ukuri nzakomeza mbereke ukuri k'uyu mugabo, k'uyu mujura, k'uyu mwambuzi, kugeza igihe azabireka. Reka mbabwire rero ko Kakajwi ku rundi ruhande abantu benshi bari kuvuga bati wowe uzapfa vuba, kubera ko uriho uravuga ku mupfumu, uriho uravuga ku muntu utinyitse, uriho uravuga ku muntu ufite ibyo twakita amayobera ari gutangaza abantu. Ariko ku ruhande rumwe nanone akavuga ati njye nta gihunga mfite, kandi koko ushobora kubirebera mu yindi ndorerwamo, aho koko uyu muhungu impamvu atagomba no kugira ubwoba, hagaragaza ko ibyo uwo mutubuzi yakoze nk'uko yagiye amwita, ntekereza ko mu by'ukuri nawe yagiye abikora, bisobanuye ko ntabwo ari nta gihunga yagira, kuko aravuga ati biri yakoze nanjye nabikora, kubw'ibyo ntabwo ari umurozi, kubw'ibyo ntabwo ari umupfumu, cyane ko ativugira ko rwose ari umupfumu. Uyu muhungu rero witwa Kakajwi
akomeje kubaka imitima ya benshi baramwandikira ibihumbi byinshi, usanga rwose bimushimira, mu gihe wajya ku zindi YouTube channel aho uyu muhungu yamaze gutambutsa ibiganiro ugasanga harimo ibitutsi, abasenga bo bakavuga ati mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, abadayimoni bashye n'ibindi bitandukanye. Bashimire cyane, bifurize amagara mazima, mbishimire kandi ko mwakoze subscribe nayo babwiye. Imana ibahe umugisha. Jyewe nitwa Emmanuel Kanani, ibiganiro hano ku Mwana TV nakagaruka.